Hello, nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Eric, tukareba imico n'imiterere ikunda kuranga umusore cyangwa se umugabo witwa Eric. Nizera ko aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye, impande zigiye zitandukanye, nizera yuko mukomeje kumererwa neza, uburinzi bw'Imana bugikomeje kubahagararaho. Nsaba rero abashyashya aho baba baherereye yuko bakora subscribe, tukajya duhorana umunsi ku munsi, ibiganiro byacu bikabageraho biboroheye, mugakora like ku biganiro tubagezaho, ababishoboye namwe mukatwandikira muri comment. Eric rero ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka mu rurimi rw'Ikidage, aho risobanura umuyobozi w'abandi. Ariko Eric hari aho uzasanga risobanura umuyobozi w'ibihe byose, ahandi nanone usanga risobanura icyubahiro, ufite icyubahiro kidahangarwa. Ba Eric uzasanga mu bibaranga ari wa musore cyangwa se ari wa mugabo w'umunyembaraga, bakunda ibyo bakora cyane, bahorana inyota yo gutera intambwe nshya mu buzima kandi bazi gucunga imitungo. Eric ni umugabo cyangwa se umusore ushabutse, uri dynamique, akunda ibirori n'ubusabane, kandi uzasanga aho ba Eric bava bakagera ari abasore biyiziho kugira igikundiro kandi uberwa mu myambarire. Umva, mumbwire muri comment ni abasore biyiziho igikundiro. Ibyo agezeho mu buzima abisangira n'abandi, nubwo rimwe na rimwe agira ukuntu yikunda. Eric azi kwemeza abantu, bityo abantu bakabimukundira, akagira inshuti nyinshi. Eric ni umugabo cyangwa se umusore ukunda siporo, akanabishishikariza abandi buri gihe. Iyo nta yindi mirimo afite aba yumva yakwikorera siporo. Yigirira icyizere gikabije ku buryo akurizamo kwiyemera, aba yumva abantu bose bamufataho urugero. Eric rero uzasanga ari wa muntu utajya ubona umwanya wo kuruhuka, kuko ahora ahugiye mu bintu bitandukanye. Uzasanga rimwe na rimwe Eric ari wa muntu uhinduka vuba, ni wa muntu uhinduka vuba. Ikindi kandi Eric ahora ashaka ikintu yakora kugira ngo ayobore abandi. Agira impano muri we yo kwishakishiriza icyerekezo cye ndetse no kuzagera ku cyo yifuje mu buzima.
Eric rero uzasanga ari wa muntu ukunda kwishora mu bintu runaka, kabone n'iyo byamugiraho ingaruka ariko agakuramo ikintu gishya. Uzasanga rimwe na rimwe ari wa muntu ushobora kwemeranya ikintu, ariko mu minota mike ukabona arahindutse. Eric rero ni umugabo cyangwa se umusore ugira amarangamutima cyane. Iyo agize umujinya agira umujinya w'umuranduranzuzi, ariko kandi yagira impuhwe ziba ari zose. Eric ntakunda kwibaza ibibazo byinshi, ahitamo gukora adatekereje neza. Rimwe na rimwe ni umuntu usabana, ukunda gufata umwanya wo kwegerana no kuganira na bagenzi be. Nubwo rero Eric ajya akora ibintu atabanje kubitekerezaho neza, ariko mu rukundo Eric ni umuntu uteye neza cyane. Azi gukunda nk'uko izina rye riri. Akunda kuyobora ndetse itsinda yayoboye arigeza ahantu heza kubera umurava we. Mu ishuri rero Eric usanga aba ari umuhanga. Iyo akiri umwana bwo aba ari wa muntu uhindira mu tuntu twose ku buryo adapfa, aba ari wa muntu ugundira utuntu twose ku buryo adapfa gutanga. Kubera ukuntu asabana aho ageze hose aba yisanga, amenyana n'abantu vuba bakamenyerana. Eric akunda gutembera no kureba ibintu nyaburanga bitangaje, kandi akunda ubwisanzure cyane. Eric rero uzasanga ari wa mugabo cyangwa se umusore wifuza cyane kuba umukire. Ni umwizerwa kandi akunda kuba hafi y'umuryango we ndetse n'inshuti ze. Mu bijyanye rero n'imirimo, umusore cyangwa se umugabo witwa Eric uzasanga ibintu by'ubucuruzi bimuhira ndetse no guhuza abantu, networking. Ni umuntu uzi gushakisha ku buryo niyo yaba atarabashije kwiga atajya abura icyo akora. Mwakoze cyane rero kudutega amatwi. Ni ubwo busobanuro twaboneye bw'imico n'imiterere y'abafite izina rya Eric.
nizere ko aho baherereye hose impande zigiye zitandukanye n'abafite abashyitsi bitwa ba Eric, nizere ko barushijeho kunogerwa no gusobanukirwa n'ubusobanuro bw'amazina yabo, bakamenya uko babatwara, bakamenya ko ari abasore aho baherereye hose ni abasore bagira igikundiro kandi abazi gukora uko byamera kose niyo atagera mu ishuri yihangira imirimo agakora. Mwakoze cyane rero, abashyashya mukore subscribe, abo tumaranye iminsi namwe nizeye ko mukomeje kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho, mukore like ku biganiro tubagezaho, nawe utaha